Ese birashoboka ko umuntu yakorera Imana imyaka myinshi ariko iherezo rye rikaba ribabaje? Ese birashoboka ko umubyeyi yakunda abana be cyane kugeza aho areka kubahana bikarangira urugo rwose rusenyutse? Uyu munsi tugiye kuvuga inkuru ibabaje ariko yuzuyemo amasomo akomeye y'umutambyi Eli, umuntu wahamagawe n'Imana ariko kurangara ku bana be bituma urugo rwe rucirwaho iteka. Nk'uko bisanzwe rero ntimwibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibi biganiro bijye bibasha kugera ku bantu benshi batandukanye. Dutangira ikiganiro rero tugiye gutangira twibaza Eli yari nde? Sobanukirwe icyo Bibiliya yamuvuzeho. Eli yari umutambyi mukuru ndetse n'umucamanza wa Isirayeli. Yakoreraga Imana ku ihema ry'ibonaniro i Shilo. Yari umuntu wari ufite inshingano zikomeye: kuyobora ubwoko bw'Imana, gutanga ibitambo, kwigisha amateka y'Imana. Eli kandi niwe wareze umwana Samweli akiri muto nyuma y'uko nyina Hana amutuye ku Mana. Murabyibuka cyane ko ubwo Hana yari arimo yiganyira cyane kubera kubura urubyaro, Eli ko ari we wamuhanuriye ko azabyara umwana w'umuhungu, ari we Hana yise Samweli, kuko yasenganaga agahinda. Eli yabonye uburyo ki Hana arimo asengana umubabaro cyane, amubajije amubwira ikibazo yari afite cyo kubura urubyaro. Eli amubwira ko azabyara umwana w'umuhungu, kandi koko uwo mwana uyu mwana yarabonetse, amwita Samweli, amutura Imana. Naho icya kabiri tugiye kureba uko Eli yahamagariwe umurimo. Nubwo Bibiliya idatanga inkuru ndende y'ihamagarwa rye ariko Eli yari yaratoranyijwe nk'umutambyi ukomoka mu muryango wa Aroni. Yahawe icyubahiro cyo gukorera Imana no kuyobora ubwoko bwa Isirayeli imyaka myinshi. Rero ibi bitwigisha ko Imana ishobora guha umuntu umwanya ukomeye, ariko uwo mwanya usaba ubudahemuka n'ubwitonzi. Ikibazo gikomeye cyabaye mu rugo rwa Eli rero. Eli yari afite abahungu babiri, uwitwa Hofuni na Finehasi. Abo bahungu nabo bari abatambyi, ariko Bibiliya ivuga ko bari abantu b'abanyabyaha, basuzuguraga ibitambo by'Imana, bafataga inyama z'ibitambo nabi, kandi baryamanaga n'abagore bakoreraga ku ihema ry'ibonaniro. Rero Eli yarabibonaga byose, yarabacyahaga rimwe na rimwe, ariko ntiyigeze abafatira ibihano bikomeye ngo ababuze gukomeza gukora ibyaha. Rero aho niho ikibazo cyatangiriye. Cya kane, Imana iburira Eli. Imana rero yaje kohereza umuhanuzi kubwira Eli iti: "Wubahisha abana bawe kundusha." Iri jambo rirakomeye cyane. Eli yashyize urukundo rw'abana be hejuru yo kubaha Imana. Nibwo Imana yavuze ko abahungu be bazapfira umunsi umwe, kandi umuryango we uzahanwa. Rero icya gatanu, tugiye kureba iherezo ribabaje rya Eli. Umunsi umwe Abayisirayeli bagiye ku rugamba, bajyanye isanduku y'isezerano bazi ko ibafasha gutsinda. Ariko kubera ibyaha byari mu gihugu,
Abafilisitiya barabatsinze, Hofuni na Finehasi barapfa uwo munsi, isanduku y'Imana irafatwa. Inkuru igeze kuri Eli rero yahise yikubita hasi avuye ku ntebe, acika ijosi ahita apfa. Iryo ryari iherezo ribabaje ry'umuntu wakoreye Imana imyaka myinshi. Urumva rero ko akenshi na kenshi hari ugukorera Imana bibangikanya n'ibyaha, Imana ibikureba. Ariyo mpamvu Imana kenshi na kenshi usanga iherezo ry'umuntu wakoreye Imana yibangikanya n'ibyaha, iherezo rye ritagenda neza. Ariyo mpamvu natwe tugomba kureba uburyo ki twakisubiraho mu byo dukora byose, tugakorera Imana tutayibangikanya n'ibyaha. Rero isomo twakuramo, isomo rya mbere ni uko mbese ntitugomba kurebera icyaha ngo duceceke. Eli yabonye abana be bakora ibibi ariko ntiyabafatira umwanzuro ukomeye. Isomo: hari igihe urukundo rugomba kujyana no gukosora. Isomo rya kabiri: kuyobora abandi bitangirira mu rugo. Ntibihagije kuba umuntu ukomeye hanze niba urugo rwawe rwangirika. Imana ishaka ababyeyi bayobora neza abana babo n'abakozi b'Imana bafite ubudahemuka. Naho isomo rya gatatu: Imana ntikina n'icyaha. Nubwo Eli yari umutambyi mukuru, Imana ntiyirengagije ibyaha byo mu nzu yayo. Ibi bitwigisha ko Imana ireba ukwera no kuyubaha. Rero dusoza iki kiganiro, twavuga ko Eli yatangiye neza ariko kurangara ku bana be no kudahana icyaha mbese byangije ubuzima bwe nabi. Uyu munsi Imana iraduhamagarira guhaguruka tugakunda ukuri kuruta ibintu byose. Urumva ko aricyo kintu Imana idushakaho kandi iduhamagarira twese guhagurukira hamwe tugakunda ukuri kuruta ibintu byose. Rero dushobora gusoza n'iri sengesho: Mana Data twese turagusaba uduhe umutima ukunda ukuri no kubaha ijambo ryawe, ntutwemerere kureberera icyaha ngo duceceke, ahubwo dufashe kuyobora neza imiryango yacu no kugendera mu nzira yawe. Aho twacogoye, uduhe imbaraga zo kongera guhaguruka. Turinde twe n'abana bacu kugira ngo tutazimira kure yawe, kandi uduhe imbaraga zo kugukurikira. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye cyane rero mwe twabanye muri iki kiganiro. Nk'uko bisanzwe ngiye mwakurikiranaga rero yari Hagenimana Adolphe, iyi mwumvaga yari Humble Goodness TV. Mbifuriza akazi keza ku bantu mwese mufite akazi, namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. nta gucika intege. Icyambere ni ukwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana niyo igena byose. Sawa rero, ndabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo. Bye bye.